Sabrina rero. Sabrina ntabwo arataha. Yakubwiye ko aza ryari ubwo? Yambwiye ko hari amasomo agomba gusubiramo na bagenzi be. Yavuze ko atarenze saa 2 atarataha. Saa 2 umwana w'umukobwa ukiri mu mihana ataragera mu rugo? Gusa ibyo bitekereje biha agaciro. We Sabrina. Sabrina na Lucas. Oh mon Dieu.
mahirwe Julieta irebwa umukono kwa RAMUVUMBUYE abana bari kweri ngo bagiye muri anniversaire bose ukubeshya koko muri kutureba singa ni mukateke Enzo ko yagize umusirikare wasetse ako mwanze kuseka mwana mwenyu umugore n'umugabo sawa n'abandi bagiye kanigire yo shafaye uretse mari kuramo akaboko Sabrina, orange. Shanyine nabangamiye pe. Reba bamenye inzoga. Inywa n'inzoga ntazishoboye. Nundi kumva umutwe wamenaguritse pe. Ariko nari nabikubwiye ko inzoga atari sawa. Nyine nabise abantu bavuga ngo iyo unywa inzoga ufite ibibazo birashira. Ndiyo numvaga biri bufasha. Sabrina mbabaye ntukavuge gutyo ndakwinginze. Sibyo? Ufite ikihe kibazo kuje rino joro? humura nta kibazo gihari ariko urebyikirana hari gikomeye. Anniversaire yabaye ni yande? Ndabizi se ni umwana wigana na Lucas. Bari biyemeje kumukora surprise nabonye anyaka 10,000 bya contribution. Ibintu ngiye nshaka kumva ntabwo ari byo ngibyo. Ikintu mva nshaka kumbwira bari hehe ni bande? Ese ubundi anniversaire yabiriye hehe? Ntabwo mbizi. Icyo ngiye nakubwira maze kubona Lucas na Sabrina ahantu bari kumwe. Sabrina yabeshye mama we ko agiye gukora etide n'abandi bana bigana ariko yamayinga. Bari abana bari mu gakungu gakomeye byanga bikunda bari kumwe. Kibazo ari heza. Kibazo ari mwereke ikibazo.
ngaho reba aya mafoto. Ibi ni ibikisemo kabyara. Aba bana si ubu bari. Lucas niwe muntu wa mbere nkunda muri iyi si. You're my everything, you know. I know, Sabrina. Kandi nanjye urabizi ko ngukunda. I can do everything for you. Ibyo wankoreye ni byinshi ndetse n'undi cyagushimiye. Mubwira akantu. Ndakumva. Nyine, I'm still young to think about marriage, but bitewe n'uko nakuze narazinutswe abagabo. Ariko none uko mubona uratandukanye, uburyo uteyemo, uburyo ubatamo. Nyine no mu gihe cyanjye kiri imbere ningera imyaka yo gushaka, nifuza ko Imana yazampa umugabo umeze nkawe. Sure. Sabrina, ndagukunda cyane kandi nawe urabizi. Kandi ibibazo byawe byose ndabizi ntacyo wigeze umisha. Gusa reka nkusaba akantu kamwe. Reka ngerageze bwa nyuma basi. Surabona bwayitaba. Niso ahantu bari gukora ibikikwezi. Ariko wigira ubwoba. Aba bana ngenda bizi ko bari amahoro kandi baraza gutaha. Ahubwo haguruka dutahe sibyo? Dore amasaha yagiye kandi uracyatose nta nubwo uteze kumva aka kanya kandi ntabwo wagumana sibyo? Shaka umugani wanyine kanani. Ariko noneho papa ntamenya ko nabeshya, arambamba pe. Kuko ndabizi ubu ngubu banshatse kuri telefone baramba. Telefone wayikuyeho? Nayizimije. Kandi ntabwo nayicana ubu ngubu bampamagaye bakambaye ibyo byaba ari bibi kurushaho. Nubwo ndaza kwicara ndi hafi kujya mu rugo. Ahubwo ndakumva Sabrina. Watekereje neza ariko mbabarira basi utahe. Nyine genda ubwire nzaguhera agafunguzo muhindure. Uhindure? Nambaye uniform. Uzwi nari nabyibagiye ko waje wambaye uniform. Okay. Kanya ndamubwira mpereze ki ndahita nza tugenda. Nyamara hari ikintu tukwiye gukora. Wowe bitekereza abana babwizwa ukuri bamaze gukura. Uzi ukuntu Lucas amereye n'abirwa mbaza kandi urabizi neza yuko ntabwo namubwira utabanje kubinyemerera. Okay, kamubwire. Ibibazo byabo bingeza ahantu handi numva stress igiye kunyica. Reka ntahe, sibyo? Tuzabigaruka ejo mu gitondo habona. Sawa uramuke. Imana ikurinde.
mpereza agafunguzo ka gato yawe ngenzi Sabrina indura imyenda bro ya bamenye inzoga yabiwe bamenye inzoga yego mwana barashaka gutaha bro kandi urabizi papa aramutse atashye atinze yamumenera nabi byatari kame ngenda itanze toka twasinze bya mu bintu bishengura umutima wanjye nuko naheruka no kubona Lucas kandi nanone ntabwo nifuza ko mbona muri buno buryo pe kuko mfite ubwoba pe ufite ubwoba bw'iki